abakoresha imbuga nkoranyambaga mwarabikurikiye, aba bakobwa mwarabamenye cyane cyane witwa Emeline aka Shanga batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, hanyuma baza kubazwa byinshi bigiye bitandukanye bidateka biri twita twumva amakuru avuga ko Emeline na abandi bari kumwe bose bajyanwe mu kigo ngororamuco nyuma yo gutabwa muri yombi, ariko akaba umwe ngo wafataga amashusho wasigaye aho bari bafungiye kuri station ya polisi. Ubu rero hari amakuru yagiye hanze aho hamaze gutangwa umucyo ku cyatumye abarimo Emeline bajyanwa mu kigo ngororamuco nyuma yo gutabwa muri yombi. Twagiye twumva abantu benshi bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, aho baje bavuga ati abana b'abakobwa bataye umuco, bavuga ati anamahana ibisi bikwiye. Nawe ufite uko wabitekereje, ufite uko wabyumvise, reka rero twe tugaruke ku mpamvu bajyanwe mu kigo ngororamuco hari Huye, mwumve hanyuma mwumve naho ibintu bigeze. Ese ubundi bakaba bajyanwa mu kigo ngororamuco hari icyo amategeko avuga, bizagenda gute, bizarangira gute? Byose ni mu byo tugiye gusoma, dore ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko abakobwa batanu barimo Kwizera Emeline wavuzwe mu kibazo cy'amashusho rukozasoni yasakaye bajyanwe mu kigo ngororamuco nyuma y'uko bigaragaye ko aricyo cyari gikenewe kuri bo, mu gihe abandi batatu bagifunzwe. Ngo ikaze, uraza kuma igitekerezo cyo nyandikira muri comment kandi like ukoresha ni gutarakura subscribe nawe ikore, urakana kwa no magambo yanditsemo subscribe bari imbere zina on time TV ya leta za kamenyetso k'inzogera kuga kandeho aho ibereye mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Ndajya nkwereza ubutumwa bugufi muri telefone yawe, bityo ube mu bambere bakomeje kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye. Uretse Kwizera Emeline aka Shanga wamamaye nka Ishanga nyine uko yamaze kubivuga, uyu ari kugorerwa mu kigo ngororamuco kibuye. Abandi bajyanwe bari kumwe muri dossier imwe ni Uwase Shakira Gihozo, Uwase Sara na Gihozo Pascaline ndetse na Uwase Berize. Ni mu gihe abagikurikiranweho bafunzwe ari Babingwa Josue, Ishimwe Patrick na Wineza Nerisani, aho bo bate muri yombi tariki ya 17 Mutarama 2025. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero ni Dr Murangira Thierry yavuze ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari abagomba gukurikiranwa bafunzwe, mu gihe hari n'abandi bagombaga kujyanwa mu kigo ngororamuco. Ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa Igihe, Dr Murangira yagize ati bishingiye ku ruhare rwa buri muntu, abajyanwe ku kigo ngororamuco bajyanwe hashingiwe ku iperereza ryakozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Dr Murangira yavuze ko nko kuri aba bajyanwe mu kigo ngororamuco kwifata amafoto kwabo nta mugambo wo kuyasakaza bari bafite, ndetse n'ubwasakazwaga hanze nibo bateye ya mbere yo gutanga ikirego byahuriranye nuko RIB yari yatangiye iperereza kuwa yasakaje. Ati kuba rero barafashe ya mbere bagatanga ikirego bibagira abahotewe. Ikindi kandi cyagaragaye nuko kwifata amafoto kwabo babiterwaga n'ibiyobyabwenge. Yavuze kandi ko aba bajyanwe mu kigo ngororamuco hari abo biri gufasha kuko harimo n'abavuyo bagasubira mu mirimo yabo, abandi ku mashuri. Yavuze ko nubwo hafashwe iki cyemezo ariko iperereza ku byaha bakurikiranweho muri dossier imwe rigikomeje, ndetse ko nabo bagikurikiranwe n'ubutabera. Ati cyo twakwibutsa abantu nuko kujyanwa mu kigo ngororamuco bitavuze ko dosiye y'uwagiyeyo iba ishinguwe, kuko yaramutse abisubiyeho bifatwa nk'isubiracyaha, dosiye ye ihita ifungurwa agakurikiranwa. Reka amakuru y'utuntu n'utundi cyangwa se ari kuvugwa tugaruke ku rujijo ku rupfu rw'umugeni wapfuye abakwe baje gufata irembo. Tuhite dusoreza ku yindi nkuru ituruka mu karere ka Rusizi ivuga ko umugabo yavuye ku bwiherero ageze mu cyumba aryamamo yikubita hasi arapfa, nk'uko amakuru angero muri kano kanya abivuga. Amakuru aravuga ko mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro hari kuvuga inkuru y'urupfu rw'umukobwa witwa Uwitonze Daria w'imyaka 21 y'amavuko wari ufite ubukwe muri Werurwe uyu mwaka, akaba Imana ku munsi abakwe bari kujya gufata irembo iwabo. Nyakwigendera avuka mu murenge wa Kigabiro akagari ka Sibagire ho mu mudugudu wa Bucyoro, akarapfuye kuwa gatandatu tariki 25 Mutarama, ashyingurwa kuwa kabiri tariki 28 Mutarama 2025. Bikaba byari biteganyijwe ko ubukwe bwa nyakwigendera buzaba kuwa 15 Werurwe uyu mwaka, akaba yari yarateguje iwabo ko mu mpera z'icyumweru gishize bazaza gufata irembo nk'uko bisanzwe, batumira inshuti n'abavandimwe. Ngo mukobwa ngo yari umwe mu bakoraga imirimo bitegura abashyitsi, ariko mu gihe cya saa 5 z'amanywa afatwa no mu nda, bamujyanye kwa muganga ahita yitaba Imana. Umusaza w'uyu mukobwa witwa Majyambere Jean Claude wabwiye itangazamakuru
yavuze ko bataramenya icyishe mushiki we, ahakana amakuru yavugaga ko umusore yari yabinze mushiki we bigatuma yiyahura nk'uko byakomeje kuvugwa cyane muri aka karere. Ati byo gushaka kwiyahura kuri mushiki wanjye si byo rwose, yarwaye mu nda kuwa gatandatu ahagana saa 5. Njye naje mva i Kigali mvugana n'umusore ambwira ko abasaza bari buze kumufatira irembo bari mu nzira, amara nimero zabo turavugana, nuko mama amamagara ambwira ko mushiki wanjye ameze nabi. Nari ngeze Kabuga ndaza ndamufata nsanga ari kuruka, mpita mutwara kwa muganga. Majyambere yongeyeho ko bageze kwa muganga mu nda akomeje kumurya cyane, ahita ahamagara ba basaza ababwira ko mushiki we amerewe nabi cyane. Ibyo gufata irembo birangira gutyo, ahubwo batangira kumwitaho nubwo ngo yahise yitaba Imana. Akomeza ahakana amakuru y'uko umusore wari bushake mushiki we yamubinze, avuga ko ari ibihuha biri gukwirakwizwa n'abantu ngo kuko ari we wijyaniye mushiki we kwa muganga nyuma yo gusanga aribwa mu nda cyane. Ati oya, ibyo bintu si byo rwose, abasaza bamufatira irembo bari bari mu nzira rwose. Ubukwe bwari kuzaba kwa 15 Werurwe 2025. Urupfu rwawe witonze ruzwi n'Imana, n'abavuga ko umusore yari yaretse kuza sibyo. Imyiteguro twari twigeze kure kandi twafatanyaga n'umusore, ni umuntu twavuganaga umunsi ku munsi. Gitifu umurenge wa Kigabiro bamwita Rushimisha Mark, ko we avuga ko bakurikiranye, avuga ko bagenzuye bagasanga umwana w'umukobwa ngo yari arwaye mu nda, nubwo bivuga ko yari yiriwe mu mirimo ategereje abo bashyitsi. Gitifu Rushimisha yongeyeho ko uwo munsi yarwariyeho ari nabwo bamujyanye kwa muganga, nubwo byarangiye yitabye Imana. Asaba abantu kureka gukwirakwiza ibihuha by'uko umukobwa atigeze arwara. Ngira ngo murabyumva rwose, namwe nibaze kubabeshya nimukwirakwize ibihuha. Amakuru hariya nyayo nayo ngayo, muraza kuma ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment. Reka twinjire i Rusizi. Niba utarakora subscribe nawe ikore, ukande kuri ayo magambo yanditse muri subscribe remereze no Time TV, taza kamitso k'inzogera nakuga kandeho, maze ukomeze kugenda umererwa neza cyane. Umugabo ngo yavuye ku bwiherero ageze mu cyumba ryamamo yikubita hasi arapfa. Amakuru angera avuga ko nyakwigendera Hategekimana Augustin imyaka 44 wari umunyonzi ngo yagiye ku bwiherero mu gicuku gishyira kuwa 3 tariki ya 29 Mutarama 2025, agarutse mu nzu akigera mu cyumba aryamamo yikubita hasi arapfa. Mu kiganiro umugore we Musabe Francine imyaka 38 yagiranye n'Imvaho Nshya dukesha amakuru, yavuze ko umugabo yatashye nta kibazo afite, araryama. Nijoro mu gicuku wasinziriye umugabo arasohoka ajya ku bwiherero. Ati kubera nari natwawe n'ibitotsi numvise agaruka, ageze mu cyumba yikubita hasi ataka rimwe gusa, nkangukira hejuru ndebye nsanga umwuka yisumushiramo atanasambye. Mpitamo amagara abaturanye n'abayobozi, bamwe mu bayobozi bangeraho mu gitondo, nubwo buryo banabayemo ndabibashimira cyane. Avuga ko nubwo muri iyi minsi nta kimenyetso cy'uburwayi yagaragazaga, ariko hari hashize amezi agera kuri 6 nanone agize uburwayi bwo kuruka no gucibwamo butunguranye. Amujyana ku kigo nderabuzima cya Mutagatifu Francisco Asize ku Rusizi rwa mbere. Ageze baramubwira ko afite umuvuduko w'amaraso agomba kwivuza. Kuva icyo gihe kugeza ubu ntiyari yarongeye kuwipimisha nk'uko we akomeza kugenda abivuga, cyangwa se ngafata imiti. Ati ngatekereza rero ko ari byo yaba yarasize, nubwo nabizi neza kuko muri iminsi nabonaga nta kindi kibazo afite. Ati kuva icyo gihe kugeza ubu ntiyari yarongeye kwipimisha cyangwa se ngafata imiti. Natekerezaga ko rero ari wo yabazize, nubwo nabizi neza kuko muri minsi nabonaga nta kibazo afite. Avuga ko yifuza ko ubuyobozi bw'umurenge wa Mururu bwamufasha mu kumushyingura kuko nta bushobozi abifitiye, nubwo abaturanyi be bari gukora ibishoboka byose bamufasha. Ubuyobozi bukamufasha cyane cyane mu mashuri y'abana 6 amusigiye. Umwe ari mu myuga, 3 bari mu mashuri abanza no kwita kuba atarajya ku ishuri kuko umutafite umwaka n'igice. Ati ni ibisusa n'imishogoro gusa njyana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibyo ntibyatunga abana 6. Se yageragezaga kubabonera imibereho mu byo yakoraga, nubwo itarishimisha ariko nibura babagaho. Rwose ubuyobozi bumfashe kwita ku bana nsigaranye kuko kwishobora kwanjye nakope. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mururu Ngirabatware James avuga ko bamenye urupfu akihanganisha
umuryango wagize ibyago ko kugeza ubu icyishe nyakwigendera nyirizina kikaba kitaramenyekana, kuko ntawe umuryango we uvuga wamwishe, ariko ko nk'uko umugore wabivuga hashobora kuba hari indwara yari afite yagendanaga ativuzaga ikaba ari imuhitanye. Ati twamenye amakuru ko yagiye ku bwiherero avuye yageze mu cyumba araramo akikubita hasi agapfa, ntawamwishe nk'uko umuryango we bivuga. Natwe dukeka ko ashobora kuba yari afite indwara yagendanaga nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa se indi itandura, kuko zishobora kwica umuntu bitunguranye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yagiriye inama abaturage kujya bisuzumisha buri gihe indwara zitandura, bagakora imirimo yabo bazi uko bahagaze, cyane cyane ko bisigaye bikorerwa mu ngo n'abajyanama b'ubuzima ku buntu, nta n'urugendo rurerure bibasaba gukora. Ni igihe habaye siporo rusange barabapima, ko nawe ukwiye kuba atazi uko ubuzima bwe buhagaze ku bijyanye n'izo ndwara. Avuga ko hari abo bapima bagasanganwa indwara batari bazi, ko iyo ifatiranwe hakiri kare itazahaza uwayisanzwemo cyangwa se ngo imare umutungo w'urugo nk'uko yayisanganwa yaramurenze, kuko icyo gihe agirwa inama yo kujya kwa muganga bakamwitaho iminsi ikicuma. Ngahe nguko mugira ibihe byiza, andi makuru ni mu masaha ari buze.